Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo. Buri wese n'igihugu aherereyemo, shalom ndabashuhuje. Muri kumwe nanjye, Mame Benezeri, karibu dusenge. Reka dusome Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Niryo jambo ry'ukwezi kwa 9. Haravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegereye Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Ukwezi kwa 9 ni ukwezi ko kwizera. Iri jambo riravuze ngo ariko utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Kugira ngo uku kwezi tunezeza Imana cyangwa se ubuzima bwacu bwa Kristo bunezeza Imana, ni uko twizera Imana. Muri uko kuyizera tukayinezeza, ni uko dukwiriye kwizera yuko iriho, ko Imana iriho. Muri uko kwemera ko Imana iriho, muri uko kwizera yuko Imana iriho, kandi iyo Mana ikagororera abayishaka. Ni ukuvuga ngo abayishaka kuko bayizeye, niyo bategerejemo ubutabazi barayishakisha, kuko ariyo yonyine ifite igisubizo cyabo. Ikagororera abayishaka, abashaka Imana. Bayishaka kubera ko bayizeye, bayubashye, bayumvishije. None guhaguruka ukajya gushaka Imana ni uko uba uyizeye, ukavuga ngo nashatse abantu, iby'abantu ndabizi. Nashatse imiryango, iby'imiryango ndabizi. Si bibi kuba umuryango atabara cyangwa se kuba umuryango twawujyamo, ni byiza. Nashatse amafaranga, iby'amafaranga ndabizi. Ariko reka nshaka Imana. Imana yo ibumbiyemo ibyo byose. Imana irimo amafaranga, Imana irimo ubugingo buhoraho, irabuduha biciye muri Yesu Kristo. Imana irimo umuryango, Imana irimo ibyo twifuza byose. Rero yo ibumbiyemo byose dukeneye. Niyo mpamvu twakayizeye, noneho tukayinezeza. Ntibigoye ibyidusaba, ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Reka uku kwezi tugenderemo kwizera, tugarukane kwizera Imana muri twe, mu buzima bwacu. Ubeho mu kwizera ngo ni Imana ishobora byose, ni Imana irenga imbaraga z'abantu, ni Imana irenga imbaraga z'ibihe, ni Imana irenga ibyo twebwe dutekereza, ni Imana irenga imbaraga z'amafaranga, ni Imana irenga buri situwasiyo yose ducamo. Reka tuyizere uku kwezi, twizere Imana. Nitutayizera ntituzaba tuyinejeje. Tukamenya ngo Imana iriho mu buzima bwanjye, ya yindi yandemye iracyakora. Ya yindi yampaye Yesu kuba yaranguye y'icyaha ikambabarira, nta kindi kintu kibaho yanyima. Kuko icyaha burya cyari gikomeye, cyari kimeze nabi, icyaha cyari kigoye. Ariko niba Imana Data yarabashije kutubabarira ibyaha byacu, igatanga umwana wayo ku musaraba mu buntu bw'igorogota, nta kintu kibaho Imana yatwima. Na bya bindi byigizashwe Imana irabiturekurira, na bya bindi bitari biri kuri gahunda tubiheshwa n'ubuntu bw'Imana. Na hahandi twari kuzapfa tutageze, tubuheshwa n'ubuntu bw'Imana bugenda mu maraso ya Yesu Kristo. Kwizera guhindura ibintu, kwizera Imana kwiriho. Haguha abahakana Imana ngo ukizera kwiriho, kwizera gusa ko Imana iriho. Haleluya. Ko Imana iriho, ko ishobora byose, ko ariyo kwizerwa, ko ariyo kwiringirwa, ko ariyo mutabazi wacu. Rero tugafata ibyiringiro byacu tukabirundumurira muri yo. Haleluya.
kandi birahwanye n'ibyo twari turi kuvuga. Umwami ahimbazwe. Ndashimira Imana yaduhaye iki cyanditswe kugira ngo tunezeze Imana, iturebe iri mu ijuru, inezerwe nuko twizera kiriho. Niyo mpamvu umuntu uhakana Imana yamuremye, babandi bavuga ngo ntibizera ngo nta Mana iriho, ni icyaha Imana yanga urunuka, kuko yaturebye mu ishusho ryayo. Noneho ufite ishusho y'Imana ukayihakana ngo ntayiriho, uko ni ukwirengagiza ibintu nkana kandi wambaye ishusho yayo. Imana ibyanga urunuka. Aba bantu bahakana ngo nta Mana iriho, icyo ni icyaha Imana ibika inahanira generasiyo en generasiyo, kuko bayihakanye. Ni icyaha kizana n'umuvumo. Abantu bimura Imana, kuko ni ukuvuga ngo iyo uhakanye Imana wemera ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo kuko Imana nayo ngo habaho kuyisimbuza ikindi. Rero ntabwo itwishimira kuko twayihakanye, kuko tutayizeye, ntitwishimira. Ariko niba dushaka ko itunezerere, inezerwe, Imana ikishima, ni uko tuyizera. Kubera iki? Yaratumye iduha ku isura yayo, iduhumekera n'umwuka wayo, duhumeka ku buntu. Ngaho nayibaze ari nkatwe, tukabwira Imana, umuntu aguhaye ikintu ku mwuka we, agutuje mu nzu ye, warangiza ukagenda umuhakana. Ati rase ndanamuzi, wowe ibyo bije ntibyakubabaza? Ni uko no mu isi y'umwuka bimeze. Tugomba kwizera ko Imana iriho kandi igororera abayishaka, kandi koko kubiriho nibyo bigaragarira muri twebwe yaremye, kubera ko yaduhaye, yaturemye mu ishusho yayo, iduha umwuka duhumeka ku buntu, iduha Yesu ku buntu. Imana ishimwe, katuyikomera amashyi. Haleluya. Imitima yacu igarukane kwizera. Situwasiyo yose turi gucamo ntiducike intege, twizere Imana iriho. Twirebye n'ubu ukajya mu kirahuri ukireba, Imana iriho. Turebye bajya kuvuga ngo mureba muri ijisho rya mugenzi wawe urabonamo Imana. Nuko twireba tukibonamo, tubona iyo Mana nyine yaturemye. Data twese ahabwe icyubahiro. Uku kwezi tugarukane kwizera Imana, tuvuge ngo ya Mana niyo kwizerwa. Ya Mana yandemye, ntago yandema ngo intererane. Ubibwire umutima wawe, nanjye mbibwire umutima wanjye. Ya Mana twagendanye hahandi, iracyari ya Mana yanjye. Ya Mana yantabaye cyagiye, iracyari ya Mana yanjye. Ya Mana nkwiriye kuyizera, kandi iriho mu buzima bwanjye, iriho ishobora byose, iriho iravuga, iriho irumva, iriho irakomeye, iriho irashoboye, iriho kandi uyishaka arayibona, ngo ikagororera abayishaka. Ni ukuvuga ngo iyo dushatse Imana iratugororera, turayibona. Mu yandi magambo, iyo twizeye Imana tukayishaka, tukayishyira ibya situwasiyo yose turi gucamo, tukayitura Imana, Imana turayibonera, twigaragariza. Imana iradutabara. Ntabwo ari Imana y'ingome, ni Imana y'ubuntu. Ukwezi kwa 9 twizere Imana kiriho, twizere Imana ko ishobora byose, kandi tumenye ngo nituyishaka muri uku kwezi kwa 9 turayibona. Haleluya. Uko tuyizeye iratugororera nituyishaka. Ibyo bivuze iki? Nituyitura amaganya yacu byose, n'ibituruhije, n'ibitunanije mu rugendo rw'ubuzima, mu rugendo rw'agakiza, iyo Mana turayibona. Reka dusenge. Turagushimiye Mana, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ubuzima, uri Imana yo kwizerwa. Twirebye tukireba mu mutwe, igihimba, amaguru n'amaboko, uri Imana iriho, Imana irema. Turebye abana waduhaye waremye, turebye abantu bawe waremye Mana, turebye abaturanyi abo tuvukana Mana, tubona imbaraga zawe. Twiriye tugasanga turahumeka umwuka, turabyutse twisanga muri uku kwezi kwa 9 turi bazima. Izo ni imbaraga zawe, bidutere kukwizera. Mu izina rya Yesu, muri uku kwezi Mwami twatuye kwizera. Kuri buri munsi w'uku kwezi, uhereye kuri itariki ya mbere, twizere
ubuzima bwacu bubeho mu kwizera. Iminsi yacu dushikaje kubaho kuri iyi si twizere. Twe kwizera uyu munsi ngo ejo tubivemo, twe kwizera uyu munsi ngo ejo ngo bihinduke. Oya, twizere Mana, tukwizere ibihe byose. Bibiri gukunda tukwizere kuko dufite ibihamya birenze kimwe ndetse bibiri. Kuko uri Imana yo kwizerwa idakoze isoni, kuko uri Imana ishobora byose, kuko uri Imana nziza. Kuko ngo uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho. Haleluya. Ntawakwegereye uwasenze asenge mu kwizera. Uku kwezi Imana turasenze kugira ngo tugendere mu kwizera. Gusenga kwacu kube mu kwizera, ibyo dukora tubikorere mu kwizera. Mwami, situasiyo turi gucamo ducemo mu kwizera. Indoro yacu irebere mu kwizera, imivugire yacu ivugire mu kwizera, kugira ngo tukunezeze Mana. Turashaka gukora ibikunezeza. Gukora ikikunezeza ni uko tukwizera. Uku kwezi dukora ibikunezeza Mana. Uku kwezi ibyiringiro byacu bibe muri wowe kugira ngo tukunezeze. Haleluya. Uwiteka we, turagushimiye kuko ugororera abagushaka, uko wumva gusenga kwacu. Uku kwezi uzumva gusenga kwacu. Uku kwezi uzakorana na buri wese. Ukwizeye wese azakubona, ugushakana umwete azakubona, uzaza imbere yawe azakubona. Haleluya. Kuko ibyiringiro byacu tubirundumuriye muri wowe. Ndagushimiye, icyubahiro kibi cyawe. Situasiyo turi gucamo, reka twakitive kwizera kwacu. Wowe twabonye cya gihe Mana, uracyari ya Mana. Hari igihe twizera none ejo tukabivamo. Twizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Yesu wadupfiriye. Uyu munsi dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho kuko twizeye Yesu. Turasenze ngo twizere Imana ko wowe uriho mu buzima bwacu. Uriho kuko hari aho wigeze kudukura, uriho kuko hari aho wigeze kudutabara, uriho kuko hari aho wigeze kuvugana natwe, uriho kuko hari aho wigeze kugendana natwe, uriho kubwiye aka gasura dufite ni wowe, izi mbaraga dufite ni wowe, aho tugeze ni wowe. Yataba wowe ahacu ntago haba hakiriho. Turagushimira uwo kwizerwa Mana, turagushimira Imana y'ubuntu. Izina ryawe ni ryiza. Ndasenze kuri buri tariki yose uku kwezi turagusengeye, tukwinitse mu maraso ya Yesu, dusutsemo imbaraga zo kwizera. Ndasengeye abantu bataye ibyiringiro, abantu bataye kwizera Imana, abantu barananiwe, iminsi irushijeho kunaniza abantu. Ariko turasenze ngo twe kunanirwa mu urugendo rw'ubuzima, twe kunanirwa, ahubwo twizere. Kwizera kwacu kwaguke, kwizera kwacu kurushaho kuba kwinshi. Ndaseze Mwami, abari bananiwe subiza intege mu bugingo kugira ngo tukunezeze Mana. Haleluya. Turakitiva kwizera, kukwizera Mwami. Mu masengesho yacu dusenge twizeye. Birava ngo bikubera uko wizeye. Haleluya. Ngibyo dusaba byose twizere ko tubihawe. Kwizera kumwe kw'ibitangaza turakwizeye. Kwizera guhindura ibintu turakwizeye. Kwizera abantu bakakeretse umwami n'umukiza turabiseye mu izina rya Yesu. Kwizera kari wowe waremye isi n'ijuru, ibyo turabyizera Mana. Kwizera yuko uriho mu buzima bwacu kuko wagiye ugendana natwe igihe kinini Mana. Himbazwa Yesu, singizwa Yesu, icyubahiro kibi cyawe. Izina ryawe niryubahwe. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Turagushimye Yesu, turagushimye gitare, turagushimye kubw'umuriro wa Pentekote, turagushimye kubwo kongera gusuka kwizera muri twe. Turagushimiye ngo kongera guhagurukana kwizera, ngo kongera kutwibutsa kwizera mu mibereho yacu. Turagushimiye Mana. Uku kwezi kwa cyenda ku itariki yako ya mbere kugera ku itariki ya 30, ibyiringiro byacu bisoho kuzamuka buri munsi, kuri buri saha yose y'uyu munsi, kuri buri munsi yose, kuri buri minsi yose igize uku kwezi, kuri buri situasiyo, kuri buri domene z'ubuzima bwacu. Duhagarare mu kwizera kuko ntabakwizeye ngakorwe n'isoni, kuko ugororera abagushaka mu izina rya Yesu. Abakwiringiye barakubona. Haleluya. Amen.
amen. Umunsi mwiza, ukwezi kwiza, Yesu abagirire neza. Niba ari ubwa mbere wibuke gukora subscribe kandi dukore na share. Shalom.